Uyu mutima urambwiye ngo nkubwire ngo kandi nkubwira nubwira ngo ntagira undi mbibwira ngo ari wowe mbibwira ngo kandi ntarindira kubwira nanjye kambikubwire rero ibintu uyu mutima umbwiye urambwiye ngo nkubwire ngo ntukabwera bwere habwera bwere kabwera ngo igikobwa nuri kabwera uri nyirubwiza bwiza bwera. Okay, ladies and gentlemen, ikanezere ibintu byose rego refresh mumeze neza kabisa. Welcome to the Monix TV show. It's me once again. Ndagarutse nanone ni wa mungu wanyu mukunda. My name is DJ Ian Man from Kigali. Nge ndi murashuda ushakira ziri wanjye kutanezerwa. Undi nta mugabo wanyawe utagira ikivugo. Karara. Yo. Umeze neza. Meze bien ya. Wambaye neza uyu munsi wa. Thank you. Shawe urasa neza kabisa. Sikuri gusa n'amafaranga wa. Cyane. Akabakobwa ko mwambaye ibintu byiza binahenze. Mukongera muvuga ngo nta mafaranga mugira. Ibyo bintu nta mafaranga tuba dufite nyine. Ese kara ugira ko nyine wambaye neza nyine bigira nyine ubwo watagiye kuyaga. Okay. Ubwo nafite amafaranga. Shauri gusa nayo pe uratomara. Wambaye neza. Ndanabica. Okay, warumeze ute? Cyane imeze neza cyane. Yananye mumeze neza? Yes. So guys, twizere ko namwe mumeze neza abakunzi ba Monix TV mwese aho muherereye mu ntara zitandukanye z'igice cy'u Rwanda ndetse no hanze yacyo. Nizere ko mwese mumeze bon. Turi kumwe n'umuntu. Yes kabisa tukiri kuba diaspora. Reka mbe akabisaje wa diaspora. Aba diaspora mwese turabasuje tugeze muri sama. Ewana ku muntu wese ushaka kuza hano mu Rwanda ashaka kumenya hano yarira amafaranga hari nimero ibiri munsi kuri kino kiganiro cyacu ugomba kubahamagara tukagufasha ahantu henshi tuzi heza wakenjoyingira kabisa wageze mu Rwanda. Sama it's coming. Hano dufite ngonde aba diaspora kuna kuza muri sama. Sibwo bakunda kuzara. Aya makuru nayo subizi. Zubu nta mu diaspora ufite hanze ba aba hari inshuti zacu badukunda. Babakunda. Okay. Hari ufite uteganya kuza muri sama. Yego. Okay. Hanyuma ugiye gutangira twibwira hano muri studio za Monix TV show. Utubwire nyine urinde hari ukuntu yes kabisa nta bundi umugabo arivuga nta mugabo uvuga undi twagiye murakoze cyane nitwa boyfriend Patrick andi umuhungu w'umuhanga aho bahunga sinjya mpunganega impango umuhanga aramurenza impinga sinjya mpunga muhahagi nubwo butaho ari nkatoye ninge muhungu mwiza umwaza umwiza mwese mwise umwere nta bimwira nta numwate wo kumwaza ndi umwami utari umwana ninge mwarimu w'umwarimu wa mwarimu n'umwari wawe ama imwe kwitama ndi igitipe cy'imiterere abatoto nimufatireho dore bituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani aho batetseho nkatira yo sinahakatira kuko ni time mbandi butamire ndi umuhungu wa rugaba ugaba kandi akagabira nta umugabira uganza atiyambaje ingabo akaba umugabo nyamugabo w'ibigango bitagira ingano umuhungu w'iburera iwabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro ababiri biburaya baririra baririmba bibarutse abahungu bahangamura muhanga mu buhanga kandi muhanga bavukana atatu y'ubuhanga iburira rero hatandukanye na Gasabo of course Gasabo ho murabizi mwisasira amasake mukisigura amasosa asa neza nta nagasambu musurumamo ibisusa ndo thank you so much kabisa ariko ngiye ndumiwe nkubwiye ngo tubwire amazina yawe yose n'amazina naho nkomoka nuko neza nyine nuko ngana mbega ibere nakubwire mfite utubazo tubiri muri icyo gisigo utubwiye no ku mazina yawe kubera iki wahisemo kwita boyfriend ni ikibazo cya mbere icya kabiri udusobanurire ngo ibituza bimeze nk'ubusitani ndi igitipe cy'imiterere abatoto nimufatire dore ibituza ni nk'ubusitani gusa disi na satani nyine udusobanurire nyine igituza nyine meaning yes kwitwa friend rero izina nibukiraho Mary cyane ko atakiriho nukuvuga ngo inkomoko yaryo nyiga abakobwa baranziraga cyangwa se baranyangaga nkataha ndarira nagera mu rugo ugataha nkataha ndarira nagera mu rugo akambaza ngo wabaye iki nkamubwira ngo abakobwa banyanze akambwira ngo cicika ngiwe uri boyfriend wanjye yego nuko nkahita nceceka yego nubango umuhungu ngo umukene birongeye biragarutse rya jambo kabisa umuhungu w'umukene ngakundwa na mama wiwe gusa ariko aho ngaho ntabwo bihura
icyo gihe kubera yuko nacyo gihe nari ndi ku ishuri. So ufite amafaranga icyo gihe. Mbo ntago ari cyo bari banjijije. Wari bogari se? Ntago ari cyo bari banjijije. Ubwo nyine byari bikwiye ko ukundwa na mama wawe gusa. Oya. Hari n'abandi bajama bari inshuti zanje. Okay, thank you so much kabisa. Ahubwo icyo gihe umuntu utarankundaga n'uwo nge nakundaga. Ntabwo bivuze ko hatari hari abankundaga. Ako kera uri kwiga ukiri mu ishuri wigeze wandikira nk'umukobwa kandiko. Akahita kubona akahita ajya kukurega akagashyira nka mwarimu akagasomera imbere mu banyeshuri bose. Ibyo bintu byakubayeho wowe? Ahubwo nge nago yabyagenze gutyo. Ubwo narakamwandikiye agahanika ahagaragara. Arakamanика mbese nyine yagashize ku mugaragaro wenda abanyeshuri bose bakabona. Akamarika nk'imbere ku cyapa mu ishuri. Yes, urabona nyine aho abantu bakorera nka asembo. Twebwe hano twakoreraga asembo. Hariho niho bakorera bakiniraga volleyball. Yes. Rero urabona kuri iki bikira bira biboro ari amapoto ya yenonza bariho bira biboro nyine barenzaho baro. Niho yagiye aragashira. Kandi mukandiko bari bashyizemo n'amazina yawe. Nashizeho ngo boyfriend Patrick. Icyo nyine ntabwo nakiswe boyfriend, ntabwo nitwa boy. Shira amazina njye ngo ukwandikiye ninshiraho nisinyasha. Sinyira. Ndabisinya. Oh my god. Reka nsubiza ikibazo cya kabiri nakubajije. Cya kabiri ndi igitipe cy'imiterere. Abatoto nimufatireho. Dore ibituza ni nk'ubusitani. Imiterere nisinzi kitari gusobanukirwa aho ngaho. Icyo nasobanukirwa nshaka ko n'abantu bakudukurikiye basobanukirwa. Igituza ni nk'ubusitani. Mbese nshatse kuvuga ko ibituza byanjye ari bya bituza umukobwa wese yakwishimira gushiramo agasa yasha. Yego sha. None se sha. Yego sha. Ufite sheri se sha. I'm single and searching. Ufite utuza nk'iry'ibiki. Uzi kuvuga amagambo meza nk'ari online. Ako uyu munsi ushobora kuvana ubonye sheri. Birashoboka. Akantu amaze n'igihe abigaragaza ko ari single. Kigaragara ashaka umukunzi. Yego. Kuko kuri TikTok aherutse gupostinga ko ari single. Hashize iminsi 2 yongera kubipsa abantu ko ari single. Umukunzi aramushaka cyane. Bigaragara. Yego. Uyu munsi uramubona. Byanshimisha kurushaho. Inzuzi zaba zibaye impamo. Tubwire wenda nk'urugero umukunzi wifuza ameze gute ateye gute? Mbo agomba kuba yubaha Imana. Icyo ni icyambere. Urayubaha. Okay. Yes. Icya kabiri agomba kuba atanywa ibisindisha. Gusa umukobwa uzamukurahe. Nawe se ntago binywa? Wapi. Ibyo nibyo by'ingenzi. Ubwo byanga binoga umuntu usenga wubaha Imana atanywa ibisindisha byanga binoga sori ku mico n'imyifatire abagerageza. Shaka inzobe se cyangwa igikara? Mbo kuri iyo ngingo rero bisaro ukuntu nawe ubona umuntu ukabona ntago ari inzobe ariko uko ari ni byiza. Ese ukunda abakobwa bafite nyashi? Oya. Nyashi na nyashi. Wapi nago. Do you know nyashi? Yeah, I know that. Urashaka? Nuvango ukunda abakobwa bafite nyashi nawe cyangwa wapi? Mbo wapi ngewe. Nuvango umukobwa uko ameze kose ni sawa. Ashaka umukobwa ungana nkanjye. Umukobwa witukuje se. Oya. Ukunda abazungu. Ukunda abazungu kuru. Ejo mbone nimba ejo mbone nunza mu gihe utuvuta twabuze turatuvuta bajya bishira. Mbone yatangiye kuzamo utuntu tw'utudomo. Siri biyenderiza. Dari bimeze gute? Nyine hajemo utudomo bimeze gute? Nyine urabona hari ukuntu umuntu nyine aba yaritukuje. Amavuta ngo yagezeho rero ngo akabura niko mbyumva. Ngo bara nyine ngo hajemo ngo utuntu tw'utubarabara hajemo utuntu tw'umukara hamwe ahanda kanda bese ukagira ngo ni supanete yanduye. Reka nkubariza akabazo maho ngaho. Nk'ubu utwaye umukobwa. Yego. Ari inzobe. Ubona nyine ari inzobe pe. Ariko nyine abantu wenda bisiga amavuta bakitukuza ariko nyine bigaragara ko bitukuje. Ukamujyana mu rugo. Yego. Nyuma ukabona arahindutse. Ibyo bintu babyitwaramo gute? Arihinduranyije. Mbo no kuvuga ngo ngewe rero ukuntu nteye. Utandeba gucya ngira icyo bita true love. Urukundo rw'ukuri. Uzi ikibazo se? Uzi ikibazo? Nzi ikibazo. Izi ikibazo gihari urakizi muri no minsi. Muri no minsi true love ntago ikenewe. Nye ntago ikeneye kuri bamwe. Ariko nge ndisobanuye nawe ndisobanuye. Continue. Rero kubera ko nge mfite true love. Mbo ndamutse namuzanye
nkabona mbese namuhaye ikazi wanjye nkabona yahageze ubwo nyine icyo gihe tuba tugomba kubana mu bibi n'ibyiza niko ngiye neye ubwo arwaye nyine namurwaza harya ngo witwa gute kuri TikTok kugira ngo abantu bari kubona hano bwa mbere baye bakureba mfite account imwe ni boyfriend Patrick ifite abafollowers 115,700 indi ni boyfriend ifite 92,000 Ego ndumva ari sawa kabisa umeze neza. So nyine boyfriend tukira aho ngaho. Ndagira ngo nkubaze witwa boyfriend nk'umutipe aramutse guhamagaye boyfriend. Ubundi sara umutipe uragerageza guhamagara boyfriend ko ni ibintu nyine ubona bidasa neza. Yego umukobwa kubiguhamagara ntacyo bitwaye ariko umutipe kuki nyine wahisemo no kwitira iryo zina kandi bizi ko ku mutipe bigoranye. Mbo nabikubwiye nago nahisemo kuryita ubwo n'izina nibukiraho Mary. Yes ibyo yego. Icya kabiri boyfriend naryo ubwo rizwe. Yego. Nyine ndakubwiye umuhungu ari oya boyfriend n'iryo zina rihaha. Kandi na abenshi rano irindi zina ryanjye bazi. Yego ndabizi nyine bararizi ariko nyine umutipe kuri guhamagara nyine ni ibintu ubusubu nganjye naguhamagara boyfriend ntacyo bitwaye wenda ushobora kubyanga kubw'impamvu zawe bwite ariko abandi barabikora ku buryo DJ neza akavuga ati ngo boyfriend unamubwire yes bavuga ko nasaze boyfriend bavuga ko nanjye mbaye nk'ababandi namani gahubwo ibaze nkwamagaye nko kuri telefone ndi kumwe n'abashuti banye bavuga ngo boyfriend bite mbo kahita bumvurikirije n'urujwi rwa danje nyine wenda cyangwa se uri umuhungu ugahamagara ngo boyfriend ibyo bintu abantu nyine wenda abantu batanzi nibo babikwetioning uko byagenda kose ntabwo wabura akantu k'akabazo kabisa ahubwo wansobanuriye best friend na boyfriend hano bitandukanira best friend nyine kubyumva ni inshuti nziza cyane indi ni boyfriend urumva nyine ni inshuti y'umuhungu ariko isanzwe bivuga boyfriend w'umukobwa na boyfriend w'umuhungu mbese best friend uri kumva best friend umukobwa ashobora kugira iki ashobora kuryita umujama we mu best wiwe wadanje yes n'umukobwa wose bikaba bishoboka ariko boyfriend uri kumva boyfriend none se abo ngubo ubonye shiri akagwitishamo kuba best friend wiwe no kuba boyfriend wiwe wahitamo iki kandi wumva ko best ari byo birenze yes mbo kuko yaba ari shiri rero yanyita uko abyumva ashaka yajya anako mbese iryo yanyita ryose yumva ari ryo rimunyuze ku buryo sheri wawe girlfriend wawe yaguhamagara ngo best friend wabyishimye mbo nyine ngiye biramutse yumva ari byo bimuhaye amahoro yumva ari nta mutima mubi mbese yabinyita naribi okay nta kibazo kabisa sheri wawe se we ujye umwita gute ariko n'abantu bakundana bagira utuzina bajya bitana ba amusingo nase kuvavuka nashiri bagira naramwigeze mwarakundanye naramwigeze kabisa ngo maze kugira nk'abex bangaye ansaba kumanza nafataga kayi rero cyangwa karikatrice ukabara neza ugateranya ugakuramo ariko nago bagera mu 10 da gereranyije wowe ufite abex bangaye nibuka nka bane baheruka njyewe aba ex se ntago ari benshi kabisa ni bangahe nyine bashobora kuba ari nka batatu twerega turi urabona ko uyu mwana ibigaragara nyine arya batatu ufite imyaka ingahe ba 22 akurusha experience ufite imyaka 22 ufite aba ex 10 yes nyine ubwo mbazanye ariko abakobwa byaje kugeraho baragukunda abantu yatubwira ngo abakobwa ngo barakwangaga ngo sinzi ariko byaje kugeraho baragukunda mbo naje kubona abafana abafana ikigaragara mbega umuntu we ndagukunze niwo muntu numva uri gukoresha nyine kubuzwi ugakoresha na hit ufite ku buryo ufatirana n'abafana ubaye nago mbafatira uramanze muri Nigeria kwa Jeboy uramuzi yego yaryamanye ngo n'abakobwa 800 b'abafana bi abakobwa 800 b'abafana bi bararyamanye Jeboy none uvuga ngo none nabo maze gukundana n'abafana bawe 10 oya hit yawe uri kwikoresha ngatugeye muri abo ex 10 abafana b'abafana bangaye mbo ubu ngubu nago mbizi kubera ko nago duherukanye ariko nibyo rata abo ngabo mbese nubwo nakinjiye muri ibintu bya showbiz okay atatubwire nyine wize kugira amakangahe nize senior 3 wagarukiye muri senior 3 yego kubera iki nyine utakomeje ntabwo n'ubushobozi nukuvuga ubu ngubu ubushobozi bubonetse wasubira muri classe oya biragoye
kubera iki ngubu nsigaye ndi umunyakigali kandi Kigali biragoye ku muntu wavuye mu cyaro aje Kigali yakwiye ntago Kigali baza kwiga kumera nka ndirimbo ya Ama G bivuga ngo njyewe nkata ngo nsubire mu cyaro Kigali yakubonye super mbona ntabwo ari super deep cyane kubera ko Kigali iraryoshye naribe kabisa ibyo turabyeshamba ntago nyikorera ibintu by'amafumbire abanyakigali ndabasuje urumva Kigali rwose abantu b'inyarugenge mwese kodesha kabisa nase ko mu gisigo watubwiye ngo Kigali Gasabo uyibamo nyine wisasira amasake amasosi meza ariko n'agasambu yego none kuki waje nyine urifuza kugira nyine ibintu by'udusambu imitungo mbese kangusobanura icyo mba nshatse kuvuga no kuvuga ngo nyine nabisobanuye iburera ni wabo w'ibirayi ibiraha n'ibiraro mbo ibirayi ni mbese nje nashatse kuvuga ko bahinga bakanorora ibiraro ni byo bororeramo amatungo so Gasabo rero bisasira amasage nasanze bitandukanye ko nyine usanga igiyo ngiyi burera nubwo bakora ariko batarya neza nka hehe ni Kigali ariko iki kintu si ikibazo ariko burera ngo icyo barusha Kigali ngo bafite udusambu ariko Kigali byose barabirya ariko nta gasambu nyine barya neza kandi nyine baranshanze tu barya neza birarenze ibintu biranarenze barya neza bakarya n'amasake batorora nta n'agasambu basoromamo ibisusa usobanukiwe nicyo mba ndi kuvuga ubwo byagoranye none se reka ngusabe akantu ndagira ngo unere umbwire nyine ugiye gukora poem yanjye kuri njyewe cyangwa se igisigo yakuri nyine ugiye kumbwira igisigo yako nyine cyerekeye kuri njyewe cyaba kirimo imitoma nyine sinzi kuri ubikore rero iyo uri gutereta umuntu uzi ko bidashoboka nabyo biragorana si byashoboka sabwe ko nashira ufite yarya ndi single and searching ariko nago najya gusacinga ngo nzacingire kuri kamera kubera ko iyo baguteye indobo kuri kamera birababaza ubukotoye cyane none ndagira ngo uwo mukobwa yego umunteretere paka yemeye ntabwo ngo uraza kuvana ubonyesheri uwo mukobwa si mwiza aho yabanze murebe neza wikihuta oya nago narebera ahangaha nareba se nicaye ko nahaguruka nkazenguruka nkareba neza ndamutse ngiye kureba wabonye inzobe y'uwo mwana se ntacyo bitwaye kabisa uyu mutima urambwiye ngo nkubwire ngo kandi nkubwirane ubwira ngo ntagire undi mbibwira ngo ari wowe mbibwira ngo kandi ntarindira kubwira nanjye kambikubwire rero ibintu uyu mutima umbwiye urambwiye ngo nkubwire ngo ntukabwera bwere habwera bwere kabwera ngo igikobwa nuri kabwera uri nyir'ubwiza bwiza bwera kandi uyu mutima urambwiye ngo ntawe muresha ngo wakwiresheshaho uyu mutima wamushwishwagura igishwishwi ngo hoshi ngo kuko warawufashe birofisho ngo mu mfura urasumba imfura ngo niwe mfura idateye imfunwe ngo utakwita imfura uyu mutima babipfa igikobwa ndi talented mu gutereta andusha abatereta gutereta abo batereta bimwe by'amafuti batereta nk'abari fighting bifatira amafoto mu gitanda nge nkutereta nkuhatira itimenti reka nkuterete nkwiteteta utangira utetube nk'abato utete utuze unyite pati bakwiteteta umwe wa pati tita na pati urumva ni nka pata areka nkuterete sha reka nkuterete ntaby'agahato utatukana ngo kavuna umuheto utaba umuheta nkakwita muheto umwugunga ibiti burya ndi talented mu gutereta niwemera nkagutereta nzanaguteretera leta twiturire kuri airport haca Putini yambaye butini waretse nkagutereta sha oh my god nushaka unyite bayingana kuri iyi nshuro turangana ndashaka ko tutazangana tukibanira nk'urungano niwite kuri iyi ngano nakujyana muri bingaro nkakubyinisha kwangwaru ariko ya bucece erega nakugabanyiriza ibyo bicece nkagukubitira wuncence bucece erega iyo wuncence yawe ni nk'umuceri nanayitangaho ibiceri nkajya ndekera umbwiye ngo rekera wankubise agashe ku matama nimba ubyemeye sha we niwite ko nambaye kake ngo ukeke ko ndwaye na bwaki burya ndi mwene gasake umuhungu w'isake nakugurira isake ahubwo baguha isake ki mu rukerera tubyine waki muri make nk'umunekera umuroki ubaze ngo iki cyana n'icyande mu gakino wankubisa kandi gashisha byaciyemo
byaciyemo se. aka ni kagasha batoto n'abatipe baterana ku matama bataratangira kwitotomberana. Yego. akantu numvise muri kino gisigo nibagiwe. Reba hari ukuntu bambwiye ngo abahungu b'abakene nimwe muvuga cyane no abahungu bafite amafaranga ntabwo bavuga cyane akurumva byanagorana kuba nta mfite amafaranga yanjye nkagenda kugerekaho no kumenya ayo magambo urumva byagorana. hari abo babigoye bavuga ati ngo amafaranga yawe ntabwo nkeneye nshaka time yawe unganiriza nshaka time yawe ukamiye time ukanganiriza. ibyo bintu se barabita nyine bibaho ntabwo babirya ariko bibaho. yego ya cyane rero se ushingiye kuki kambaze DJ yani mugenzi wanjye avuga ko nyine ngo abahungu bakenesha gusanga afite amasambu yarazigamye. amasambu buse washobora guhinga abanyindi kuba umutipe uvuze ko nyine ngo umuvuze avuga ati ngo abahungu b'abakene ushingiye kuki ko abahungu b'abakene ushobora gusanga afite ibintu nshingiyeho ni iki abantu bo mu cyaro uzabatinye ingo zose ibikuye ntabwo ngiye n'inyabanyacyaro inka kuko yizera ko nari ngo mu cyaro itora mu mujyi umva ngubwira ko ubwire uza amafaranga babitse izi biro biba baridana ari amafaranga uzikura naribwa neza se washobora kukurya ibihumbi byawe ijana ngifite 5 byawe ngiye mu mufuka Kigali igendwa n'abayizi bebe umva ngubwire uko warambwiye ngo ngubwire ngo impamvu nari mvuze ngo abahungu b'abakene baravuga cyane. Urumva ngo umuniga ufite ibiceri byiwe ntago bimugora mu gutereta no kuvuga ibintu byinshi ariko kugira ngo bakwemerera nawe nta mafaranga ufite bisaba injuga kandi noneho ngo abakobwa urupfu rwanyu rubahe mu matwi mu byo mwumva. Yego ubwo rero urumva n'umuniga nk'uyu nguyu w'umukene sinzi ariko niba uri umukene sorry n'urugendo ndi gutanga ariko umva ushobora ko ntwari cyane kandi ngenda nicaye ngira kuno kubera nyine just amagambo kabisa bibaho ugasanga ahubwo umuntu afite ntabwo nari no kwibaza impamvu muri no misi byana byanshizeho bana wabona ari iyo ibyo bisigo ubwo biri nko kukibwira shiri wawe ese uyu n'umukobwa ko ndeba ubisimbira akanya akahita kwemera uri kumva ahita mwemera rwose ubu ngubu abakobwa uzabashyiriye mbo nyine ubundi nagaruka ngo nabashirahe ahubwo tuba inshuti ubu inshuti bitari abakunzi. usa nta mukobwa urakwiproporeza kuvuga ati ngenda shaka ko dukundana ntago byabura ubona bajya bagutereta nega nabisobane ngo ni wite ko namba nurebe ko wite ko nambaye kaki ese bundi do kuru ikono wanje namufuka mfite uriyangana se kuno kuboro nyine kukinyira ubumeze uko mbo rero no kuvuga ngo njya kuzi Kigali nari mbizi ko Kigali igendwa n'abayizi ngo iyo utushishe gato agafone kawe bahita bagacaho hano se ubitsemo iki mbo nyine ndacyavuga ngo iyo utushije gato agafone kawe bahita bakajyana nyine ntarazi Kigali narumvaga ngo Kigali igendwa n'abayizi bakantu kose ushize nko ku ruhande bahita bakajyana ibyo byo n'ukuri ni bakubeshye rero maje kubyumva gutyo mbese umuntu aba harimo agatelefone wango nimba harimo agatelefone hakaba harimo akaboko gutya bazakajyana bagakuye simba mbese gutya kaba karinzwe yaterwa na telefone ariko igiye n'akaboko bagaca bakayijyana mbo biragoye ntago bamenya ngo harimo iki none se akaboko kananirwa gusa nyine ntago mbese ngiye numva telefone yanjye irinzwe. None se kuki ukunda gukora amavideo menshi wambaye na bore ya kaki ba iyi myenda na amavideo nyine ubwo mba ndi mu kazi uri mu kazi reka tatamaze ngo base gutyo n'akaboko kananirwa kukagumisha gutyo oya karamenyeye. Okay ni kihe gihugu ushobora kuba wifuza kujyamo cyo hanze Ubuhinde mwa Igihinde surakizi oya nago nyizi ariko nyine ari utuntu mbazi ngo shalo ngo ki ubwo no kuvuga ngo uyu mutipe nyine za filime za cyera z'abahinde ziramwunguza mbese nyine mbona iyo ndi kureba nka filime z'abahinde mbese hari ukuntu mpita numva mbese makunze. Ni filime y'Igihinde wigeze kureba ugakunda ukavuga ati ni filime amazina mbanyazi bakinaga gute harimo abakinnyi bitwa gute se harimo tuye turirimbo turirimbo nyine wenda harimo hari nk'ako bavugiriza ngo
hariki muna kontinti dori si pantinti kochi nanka ikigaragara nyine umbijwi ikigaragara nyine akunda indirimbo ziri romantic. Mbese tuba turi mu harakuru nawe tubona niyo waba utari mu rukundo ukarujyamo igitaraganya. Ese ujya mu rukundo kandi bavuga igihinde kandi ntacyo uzi nyine amaso hari ibintu nyine akwereka mayindi yawe igasesengura ukamenya ibyo bashatse ibyo barimo. Rero nkubaza nyine ukina filime cyangwa se wateganya kuzazikina? Ubusanzwe ndi umwakiteri. Rero ubwakiteri bwo bwonyine bisobanuye filime. Okay. Ubu ngubu nyine urateganya kuzajya no muri movie? Ubu ngubu nta irajya hanze ariko amaporoje menshi arahari ari gutegurwa. Nzagenda ngaragaramo. Hari filime zagaragaramo nyinshi tuziteke. Yego. Okay, aho ni byiza. Ahubwo nundi muntu waba ufite akantu nk'aka ari gutegura ndi ready. Ndi umwakiteri. Mwakorana? Yes. Ese wigeze utekereza wenda nko kuba wakorera igisigo nk'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Rwanda? Yego, n'igihugu muri rusange. Hari igisigo ufite cya perezida Kagame? N'igihugu muri rusange. Muzehe wacu. Yego. Muzehe wacu. Reka mbwira akarimbo ka perezida mbwe niba ukibuka. Kara karimbo kavuga ngo azabatsinda Kagame yarukuye ku muheto n'ababunza amagambo byari byabananiye ni intumwa y'Imana sa n'uwavuye mu ijuru ngo yubakire u Rwanda ndetse n'iki cyabahiga ndakazi. Twakomeje tubwire noneho igisigo waba ufite nko kuri perezida wacu dukunda cyane cyangwa se ku gihugu cyacu cyatubyaye. Yes. Mwa bihugu mwe by'amahanga mureke guhangara iki gihugu. Uyu muhungu nge nabahiga perezida Paul Kagame n'umugabo mu bagabo burya n'umugabo mu ngabo burya n'ingabo. N'umugabo utari umugome iyo ugoramye arakugorora. N'umugabo rugaba yagabye mugabira iki gihugu. Ho yasinigeze ngana ubugari ngo mbugugune ngo mugambe ngaya magambo ndi kugamba n'umuhago w'ubugari. Aya magambo ari mu mugambi Paul Kagame n'umugabo. Niwe mu perezida udatera abapipo gupapa numpinga ukora iperereza Patrick sina papa mfite perezida Paul. Ni wongera kuvuga nabi iki gihugu wa mahanga we nzagushwishwagura. Iteka iyo mvuga u Rwanda ratamura mvuga ngo ni Rwanda cyangwa rukomeze kwanda. Ibyo binera kutarwanga nkanarwanya abarwanga barukurura mu rwango. Ndimo ndavuga u Rwanda apana simvuga urwagwa. U Rwanda rufite icyanga mu mvugo z'ikiye gihe ruri ku cyangwe. Reka mbaratira u Rwanda sinabaratira Uganda nangwa disu Burundi. Ndabaratira Rwanda kuko nyikunda urukundo rwa Burundi ariko mana yanjye Rwanda himwe. Imiterere y'uyu mutipe Patrick nubwo yaba mito Rwanda ntiwaterwa cyane kutarwaye umutezi. Uwagutera namutera inshuro 10 times 10. Rwanda I'm ready to die for you. Sinabona uko ngutaka Uwiteka yaragutatse. Nitugitaka y'ibitaro kubera icyitwa mituwera aho dutuye ubu hari amatara na Tereza wari umutindi ndetse atuye mu biti. Ubu yarahataye n'itongo yateye mu rutoki watuye mu itawuni kandi disi yo mu itawuni aratuje kandi aratekanye kubera icyitwa umutekano aratuje kandi atunze taje. Rwanda I love you. Rwanda turarukunda. Ngaho gira nyine n'ijambo rimwe ubwira umukuru wacu w'igihugu cy'u Rwanda. Aragahora ku ngoma. Nicyo navuga. Hanyuma muramutse ndugize nk'amahirwe cyangwa ukagirirwa ubuntu gahura n'umukuru w'igihugu. Yego. Niki wamusaba? Ni byinshi. We mbwira ibintu nka bitatu wamusaba. Chaka bitatu ni byinshi kwanza kabwa ati we nsaba ikintu kimwe ikintu cyose unsaba. Genda kiguha. Kimwe. Icyambere namusaba ifoto. Uhuye na perezida. Umukuru w'igihugu. Yego. Ikintu wamusaba kimwe ni ifoto. Oya sindavuna nyine ubwo kimwe nge ndashaka kimwe. Uko nago mwahora ngifoto mutandukane mutayifashisha bagira ngo urabesha nago mwahuye. Wewe wamusaba ifoto. Nago ndasoza. Nago kimwe cyo bishoboka. Wahura nawe ukamusaba ikintu kimwe gusa. Ashobora kuguha amahirwe yo kumusaba ikintu kimwe pana kumusaba bitatu. Icyo kimwe ni igiki sasa wamusaba? Namusaba kunshira ku yindi level. Kindi level. How? Mu bintu byawe uri gukora ubuse. Iyo umusabye iryo ni ijambo rikubiyemo byinshi. Nkura kuri level ndi unshire ku yindi level. Ririmo byinshi. Ngo nyine dusobanurire icyambere. Mu butunzi
ngo birumvikana. Yego. Ariko ubundi kwanza ntabwo wahura na perezida ngo uhore uba wakize ubwabyo. ahubwo se kuki utahita umubwira ati ngenda ashaka ko ubutunzi yaba ari cyo kintu nyine niyo mpamvu nanjye ngenda ashaka ikintu kimwe. Yes, nkura ku yindi level, nkura kuri iyi level nshire ku yindi level, kugira ngo akore kuri level imwe akushe ku yindi. Yes, ubwo akubiyemo byinshi kandi urumva right now mu bintu ukora hari level iriho. Ushobora kumubwira ngo rero ngo nkora kuri level nshire ku yindi level akagira ngo ibyo nyine bigendanye n'akazi kawe n'imikorere yawe ushaka kakuzamura. Nyine nibyo nakubwira uri artiste ushaka gukina filime n'ibindi byinshi akagufasha kubakira nawe star kugira ngo bikuzamure. Nibyo nyine nakubwiye. Iryo jambo rikubiyemo byinshi, ariko iyo ugiye mu butunzi ubwo guhura nawe ubwabyo uba wakize, icyo cyo ntago cyazamo. Zinzi nimbubizi biragoye ko wahura nayo ngo ubugikene mwicaye muri hariya nko muri village urugwiro. Ako biterwa n'icyo wahisemo. N'Imana bisabye ikintu cyisabye n'ikiguha. Mbo kwa president ntago ariko bimeze, guhura nawe ubwabyo uba wakize. Ubu nitunahurira hano nzavuga ubukene mbusezero. Iyo mwahuye nka gutyo muri babiri. Ese byagorana guhura we na kandi ndatekereza biragoye, ariko birashoboka. Use wabona na president wenyine muri babiri muganira iki? Birashoboka ariko ubuze sinshobora gukora nk'iyo poem akavuga ati uyu mwana mushaka. Birashoboka. Negura byashoboka. Nashidashoboka ugihumeka. Atareka mubaze. Kandi bizashoboka. Icyizere ngo kirarema. I love you president. I love you. Umva we love you so much nyakubahwa. Pezi. Eka atari mwibaza kubera iki? Kubera iki nyine mu bisigo ukunda gushira hanze? Nyine harimo akantu kameze nk'amaganya cyangwa se kubera iki nyine ari byo ukunda nyine urugero hari igisigura abonye wakoze ni kuri Mukadata wabanza ukakitubwiraho gato then ukatubwira impamvu wagihanze. Mbo then agatubwira impamvu nyine akunda gukora ibintu birimo nyine ibintu bimeze amaganya. Umva buriya artist wese n'umuhanzi wese uri wese mbo yagiye guhanga harahanakura iti. Yego hari ibyiyumviro bafite bigatuma abona birabihangana. Rero urabanza tubwira icyo gisigo dore kutubwira nyine ahantu byaturutse. Byanga binoga nanjye ndamugira Mukadata. Ariko uretse wenda ngiye nubwo ataba ariko bimeze, ariko byanga binoga abantu akenshi 80% by'abantu barerwa na ba mukase baba babayeho nabi. Ko ari byese usanga abana ari bo bananira ba mukase. Niyo mpamvu nanjye ba mukase bose si babi. Nanjye mpamvu navuze ngo 80% ngiye niko nabibonye. Ubwo nyine ubwo ngubwo akandi 20 usanga abana nabatari shyashya cyangwa se atari mise kiguroye. Nese bari abana ukunda gukoresha muri video batoya. Ni barumuna bawe cyangwa se mbo bariya nabo muri famille. Yego. Gusa turabana. Ntabwo butukibana. Ndi ikigara ariko nabo mu rugo mbese. Nabuzukuru muri make. Kandi urabona kiri yarayifu nagishamaje. Bigaragara ari muri video kabisa ubona ubuzima bugoye ibintu atari byiza pe. Abunda kenshi ngiwe ibintu byanjye. Yego. Abari true story. Yego. Niyo mpamvu narakubajije ikintu ntabwo gisobanuye kuko nyine ukunda gukoresha muri poem zawe nyine nyine ibintu birimo nyine nk'agahinda kambyite gutyo. Yego. Mbo akenshi nyine ibyo ngiye nkunda ibintu bibine agahinda cyangwa se mbonye bibabaje abantu. Nibyo nkunda gukoraho kuko urebye n'imyenda yanjye shabwayo nagahinda pe. N'icyango cyawe ukuntu uhagaze umuntu abantu ibintu bitoroshye. Ngo ukunda gukora nyine ibintu bituma abantu nyine bagira mbese ngiye ukuntu mbyumva numva nzabyongeraho ku kivugo cyanjye ko ndi ambasaderi w'indushi. Ambasaderi w'indushi ruvuga ngo akenshi ibintu ukomeje kwivugaho no kwiyaturiraho hari igihe bikubaho. Oya shasi ikindi kivugo cyiza ukavuga nk'ukuntu ambasaderi watahanje. Nimba meze gutya ntago ari ko ubuzima busanzwe bigize iki, ntago ari ko ubuzima busanzwe bimaze. Nimba nyine meze gutya nyine nkaba mvugira hari abantu mvugira nyine nimba mvuga ngo sinyisha. Yego. Kumva hari abantu benshi bambwira bati sha wagira ngo ninjye wabwiraga. Ngavuga ati nanjye mini yankozeho. Okay nari ngiye kukubwira ngo utubwire kuri kiriya gisigo wahanze kivuga ku buzima cyangwa se kuri Mukadata utubwireho gato then twamaze kumva nyine impamvu tubwira cyangwa se wahisemo guhanga kiriya gisigo mu kubera ubuzima.
ubwo noneho turajya gutubwire kuri kiriya gisigo gato hari abantu batakizi yego nabo babasha kuba bakimenya cyangwa bacyumva mbere yuko akivuga ariko atubye ko agiye kwita ngo mu gisigo azashira hanze agomba kugira ko ari ambasaderi w'indushyi cyangwa se nka umuvugizi w'indushyi wenda umuvugizi w'indushyi bise bisobanuka ako nyine kubera iki nyine tubwire nyine kubera iki ugiye kubitamo buryo nyine ibi akenshi nyine ibihangano byanjye uba usanga abantu benshi bambwira ngo sha nanjye niko bimeze ubwo rero nimba bimeze gutyo mba nabyiyanditseho ari nge biri kuri ngewe ugasanga hari abantu benshi tubihuje benshi ariko so urumva ndi umuvugizi wabo twese byaranze abenshi okay tubwire kuri icyo gisigo nta kibazo muka data b'amarira ureke kunyita amarira ari wowe unteza ya marira na n'ubu disi ndikurira ukundera siko barera nyamara bawe urabarera nanjye ndi uwakabarebe ngo uzanjugunya mu marebe epfa iyo ngiyo mu mariba numvaga nzaba uwa marina nkajya ndirimbana na marina ndetse umudije ari marino none wanyangishije marina uhora unsunika mu mihana unanjugunya mu bihana ariko muka data habyibuze mbera marayika unyite Patrick mvukana na Eric ureke kunyita Joke iki Joke ni iki Joke njyewe ndi Patrick mukadata hanyuma yaho mburiye mama ubamara ari kwimara kubona imere n'Imana kubona manu n'Imana amazi yabaye imari byibuze mbera marayika unyite Patrick n'ukuri mvukana na Eric sha hadata sigaye akaboga ugahenga ageze iyi kabuga ngo henga uyagura akayoga ndumva usigaje kundoga unkoresha cyane nk'umuyaga uba abandi bahungu barayaga ariko njye nazanye amaga kubera gukora nk'umuyaga ndumva nangiye kwiyanga kandi nimara kwiyanga ndumva ndahita ninaga ariko naho ninaga ahubwo ndumva ndiniga mukadata ibi si bihuha yemwe bahu warayahaho ndiyahura niniyahura mutahurura muhamaho mwivugire ngo ahambi bahamirije mu ruhame uyu muhungu ubu ntayamaha nimumehama mperaha ntanayihaho ndarahiye n'umuhaho uri mu mahamura abaheta muhora muhiga imihigo yo guhiga uyu muhungu muhoberane mutihobeho buhoraho mu muhe haleluya sinyishaka guhweza ndashaka guhwera yemwe bahu haruka idizikara ni nk'iyamakara imyaka yanjye ni nk'iyayaka kuri njye amakaroni ni corona imbere y'imbaga ndimbagara iri simbanga aho kubanga ndiyanga sindiyanga ndinanga ndi kugamba yo kuraga sinabaraga urwango nanjye ndarwanga Yesu we ese Yesu ni we wasinye ngo uyu musore iteka nzagwisari Yesu we yanenda gusara reba nka Christmas abandi basore barasohoka bagasohokera igisenyi bambiye ku musenyi mu gihe ngewe Christmas uyu musore nisana mase nkiyumva disi nk'uwisanye ikimasa yewe we nakoze na saving ngo ndebe ko nagura agasambo ahitwa Inyagasambo nsinziriye haza ibisambo ayisambu birayarasa uwama pistorana nakwirasa ubu nabandama mu muhanda nkareba ko hazi honda byibuze disi riri guhinda rikambandama kuri yinda nkareba ko nakira kagahinda yewe sha every time mumora ndi gutaka nkataka nk'uwo bari gukata Kristo Yesu mumutaka nsigaye nsanuba mu gitaka singira nanjye na muri takataka iyi shati bayita ingutiya Patrick nta nagatoroshi itoroshi yo ni mu biroto na tuwarete zabo mwitaho ni Patrick ngeze indutira ghetto navuga sindarara kuri matera igitanda cyanjye n'urutara nabuze n'umuntu wa motora Kristo watike nayido Yesu Kristo ngwino nsange maze unsanganize buresi niko nasoma ku agasosi nakaba boss uyu musore disi ndi simple mbahaye sample murandisati Yesu we kuri wowe Yesu nyirizina wowe Yesu hozana gisubiza huzuye ibibazo nyemerera disi nge nkubaze impamvu ntabona ibisubizo nkahora mu buzima bw'ibibazo na n'ubu Yesu ndi mu bibazo bya bibazo bibabaza biri kumbabaza always Yesu kankubaze habyibuze niba ndi ikizira kuki utangiza ikiziramire nareme wahari kubona inzara babona inzira ngewe mbura inzira ubabanzi barenza abakunzi ndi mu buzima buzira imisuzi burya hasura umusore usamura uyu musore meruka gusamura nasuye kandi namusa Yesu we kuko nacumuye ikikaho nicaye abahicaye bahaciye nga birancanga bikancubira kuba igicibwa nari umuco hina ari umwicanye mu mico disi ndi mico myiza ubu mu gace k'iwacu byarancanze sha n'abacuma banciyeho mu biceri ninge bucura na ceri na ncugusa ncurika ncurukura ngite gicucu nkibaza ni kuko nacumuye iki ubu cyami ncirika ncagaguramo ibicece 10 nka cawe icumbi ryanjye n'umucuci ncakwa ni nk'inshinge nani gicwa ndi nk'icwende Yesu we kuko mana wamaye ubukire niyo wamubukire buke niyo utamubukire buke ba
uramutse umaye ku bukire hari abakene naza ndamukira nk'abaramukira ntabamukira nk'abahereza icyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije mana yanjye wamaye ubukire uramutse umaye ku bukire n'abariya bakene baba mu cyari baragikoze mu cyarire nabo naza mbamukira nk'abaramukira ntabamukira nk'abahereza icyitwa ubukire hanyuma bamara gukira simbacyurire ko nabakijije mana yanjye wamaye ubukire Imana nitwihera amafaranga akazu kanjye ni nk'umukebe anytime katuri dukira umugisha wo gukira ni muke imyaka yanjye ni mike ariko ngaragara nk'uwakira n'abakire b'iwacu ku cyaro kumundeba banyimye ubuhake ako bro ko ufite impano se mfite kamatsiko iyi poeme ifite nk'ibika bingahe mba naragiye n'ukora ari uduce duce ariko nyine nkisanga yabaye poem imwe bitewe n'uko ingiye ariko nagiye mbyumva hanyuma uri umuhanga kabisa wazivanze ari ebyiri nta nubwo ari ebyiri gusa ahubwo namushyize nyinshi kabisa nanjye niba mvuze nibaza ifite ibika bingahe kuko nabonye n'indende mbere na mbere yego mbere na mbere ariko njye numvisha uri umuhanga ikindi ufite n'impano ikindi hari nk'abantu hano hanze muri ino sosiyete yacu baba bifuza gufasha abantu bafite impano sibyo rero wenda hari nk'umuntu wifuza kuba yagufasha wamusezeranya iki cyangwa ubundi impano wenda ufite n'iyi ngiyi gusa cyangwa hari n'indi mpano ufite anagushaka yakubona gute ibintu nk'ibyo comedian uzi no gusetsa mu kanya uransetsa nintaseka oya usetse umuntu wakwiteguye se ko bigora oya bundi umuntu w'umuhanga yewe uransetsa paka nsetse bro reka mubazi ko wagiye muri Dance Comedy kandi bari bakwiteguye bazi ko uri buzi mbo ariko barasha wagiyeyo ariko niyo uhiye ntabwo babivuze ko utari umunyarwenya none se gusa nyine ngiye wagiyeyo muri Genesis ngiye performance kabiri wa performance yo kabiri kuri profile ya WhatsApp niyo muri show ya Genesis ese muri Genesis buriya bayemba gute bana mbo gusa bahemba neza nicyo navuga uriya mugabo ngatanga amafaranga pe harya bamwita nde boss wayo merci ni umusore mwiza birimo neza uri gufasha abantu benshi batandukanye bafite impano zigiye zitandukanye kabisa sibyo ari gukora neza ari kwitwara neza akomerezaho kamubwire ngo merci kudishapo kabisa hanyuma urebe nk'urwenya wadutera baba rero unsetse ngiye bundi nkunda guseka akenshi mu buzima busanzwe rero ntabwo biri bukugore ngiye kunsetse kabisa niyo nabisekeje njye ndaseka ubwo se wasetse ntaravuga niyo bidasekeje useka uragerageza unsetse ngejeje guseka papa wanjye wamba uri mbo ubundi ngiye nararebye mbese ngiwe ntabwo nigeze ngera muri 2025 ntabwo wagezeyo ndacyari muri 2024 nose ubu wowe turi kubona hano urinde ndi muri 2024 ntabwo ndi muri 2025 kandi turi muri 2025 tukaba turi kumwe nyine ngewe ubundi umva ukuntu bimeze ngewe naricaye ndareba ndangije ndavuga kweri abantu bagiye bari bavuga ngo umwaka musha bise bagiye kwinjira muri 2025 ndavuga ngo abantu bose ko bari kujya mu mwaka mushya ko washushe bose mbona bari kugenda mwaka mu byagara none wasanga dushaka kujya mu mwaka muri 2025 abantu bari basanzwe bari muri 2025 bashaka kwizira muri 2024 ugasanga ibintu byose twakoreye twaruhiye twagize ubuhe barabyejyaniye baraje babigiyemo barabisinyagura ndangije rero ndavuga ngo rero nibagenda abantu turi kumwe muri 2025 ninumva ari amahoro uzabasangayo none se icyo gihe ufata ibyawe wari ufite muri 2024 ukabijyana muri 2025 nyine niyo mpamvu kugira ngo usigare ugenda bijyanye nyine naravuze ngo hari igihe baba bashaka kugira nyine narabiteje ndavuga ngo ariko reka nsigare nabwo nibagenda byose nzabisigaramo ngira iki metenda marara ubu waradamaraye ubu naradamara none se bamubwiye ko aho tugeze umva ngo baze uretse mbabare muri wese gatse gatungo baza kandi kabazo nuvuga ngo waravuze ngo abantu ngo bavuye ngo muri 2025 baje muri 2024 kujya utari kumva ko nawe ugiye gufata ibya muri 2025 nabo basize cyo ukagoma muri na kane ukizera ku bintu byawe aho udashaka
narebaga nyine nkavuga ati akazu kanjye ukuntu kabunye bazi bakumbura n'umusore wubatse bana abakobwa bakunda ngo bubatse n'agacumbi ubona nkorera ka gacumbi ka gacumbi se kandi ukorera ahantu haba kariya kaba karakuvunye nko kuza agahita gahunikamo warakararagamo urumva mwana gusa nyine gusa n'ubu ndacyariyo tu wavuze ngo reka bamwe babanze bagende bagereyo nimagera uzara ko bameze nawe wasangiye nimbona ariko nimbona abari barimo bataje kutujyanira ibintu tugeze mu kwezi kwa kangahe kwa gatatu mu kwa gatandatu aho ugeze ubu ngubu ntabwo urabona uko bimeze muri 2025 mbo biracyagoranye pe uyu mwaka wa 2025 ndi kumva ngo Emerine Chupa ndi kumva ngo Muheto yagonze igiti babarira ngiye rero niyo mpamvu ngize iki mpamvu nyigumiyeyo Muheto ni crush wawe Muheto ko tuvuze kuri Muheto ukababara oya ra mukobwa ndimo kavuga nabi ariko abakobwa beza abantu kumuvuga nabi nyine ni ibintu byagiye biba ndi kuvuga ibintu bambwe biri kubera muri 2020 Muheto yakoze byiza byinshi kuki mukomeza kumwibukira ku kantu kamwe yakoze kandi naye byana kuba ari nyuma mwibuka ibindi byiza by'abantu kereka none se ubwo ngiye wambara umugayo abantu bari muri 2025 ariko Muheto tumuritse ujye uvuga abandi bose ariko Muheto ujye umurika mbese nyine bari kumbwira ibintu byinshi biri kuba ngo kwa Muyango ngo wa Muyango waruzi ngo shanga ubu muri 2025 kimenya ari mukangaratete ibyo rero ayo makuru mama yafite barimo barambwira abantu bari muri 2025 niyo barimo barama ngiba wigumiyeyo ubwo se nibande gwa makuru abantu bose nyine banje bansize muri uwo mwaka niyindi nkuru yindi dasanzwe iri kumva iri muri 2025 nyine ukumva nayo irarenze uki uracyari hehe ndacyari muri 2024 aha rero muri 25 niyo nkuru yindi iri kubica uvuga uti mbo ibintu namveshije ngo yago wa Muyago ngo shango umugore we rushango ubu ngubu nago bari kumwe indese Yago TV shows ngo ya Muyago kandi bari kumwe Kampala ngo shango ubu ngubu ngo yaraje ngo ubu ngubu ngo yebereye iyo nkuru yatangajwe na izo ni nkuru zose nyine nge ntabwo nzizi n'abantu ngo itandera reka muvuga jihad yego ni uje kwitanga ako ntabwo tubizi ko ari byo ngo umva amaze ngo bazizaho ngaho se umenya gute ko inkuru bakubwiye ari ya nyayo kandi nyine abantu banjye nyine nababwiye namanje nabinge ngo ni mugende muzambwira uko byifashe ni numva ari amena muri uwo mwaka nzaza none ngo fata ku mavuta wanjye barambwiye ngo sha ngo wamufata ku mavuta wawe muri 2025 ngo sha ngo bamukatiye pe none nishoye ngeyo muri 2025 harimo ibyo byago byose reka nkwibaritse akabazo nyine mu gihe nuje mu bintu byabo ndamaraye basize nshobora kuba ngiye kwigarukira bagusanga reka mubaza akabazo nyine akamubwira basa akabazo nsubiza sibyo akana bavuga ngo iyo ukinguye ndakinga wanakinga tena nabwo ngakinga ndiki ubwo urasakuje ngo iyo ifunguye iyo mfunguye ndakinga wanafunga nabwo ngatera ngakinga ya ndiki sha ntabwo nakubisha kijyana gitore uragerageza iyo ufunguye ndafunga nanafunga ugafunga ndiki ubwo se si igicucucucu sha reka muri comment abakunzi ngise iyo ufunguye kirafunga iyo mfunguye ngewe kirafunga nanafunga tena nabwo kigafunga nye ndiki batubwire reka muze kutujya muri comment gusa nyine ntabwo yagikoze cyamunaniye umutubwire muri comment ndiki ya nawe mbaza aya ngoze nakandi sibyo umva nyine reka ngubaze nakandi sibyo ndimo inka ndimo inzu ndimo abantu sibyo ndiki urimo inzu ndimo inka ndimo abantu ndimo n'ibihugu ndiki kuzisurisi ndise ureki ndicyo ya nagari cyo nibatubwire nago nabishe bwa mbere rusubije ngo niki ngenda avuze ngo nisi sibyo subwo
oya bijya kumera nka byo ko ntago ari byo nyine ari hafi kukigeraho yongera gerageza ndimo inka ndimo inzu ndimo abantu ndimo inzu ndimo n'abantu ndi ikiyego ni isinyi no ntago ari nyine muri hafi ariko ntago uri minka ndimo abantu urimo abantu ndimo nyine ibihugu ndi iki ubwo se nese ubwo wari ubwo hariho bitaniye hari Luka hari Matayo ako nyine wagerageje icyo DJ yanavuze nicyo yanise gusa nyine wagerageje reka nanjye ngo bazirata akabazo kamwe uri kumva ni ubuzima bwakwigishije ubuzima bwanyigishije yuko muri iyi si ari ukwigira guharanira kwigira ariko hari abandi bantu bavuga ngo nta mugabo wigira yego bibaho ariko iyo kwigira ndi kuvuga ni ukuvuga uti nubwo wenda mu bushobozi ukagerageza nyine bikanga ariko wagerageje kuba wakwihaza ku kintu runaka mbese bwa mbere na mbere banavuga ngo reka nse nkukunganira ubundi umugabo arigira ngo iyo yibuze arapfa yego urumva kuba wakenera wenda nk'undi muntu kugira ngo bigufashe gutera imbere hari uko ugomba kuba uhagaze yego hari icyo agomba kuza we ahera aho wowe ufite yes n'Imana iravuga ngo muri Bibiliya babivuga ngo n'Imana ifasha ugize ute wifashije nyine ubwo umuntu no kugerageza n'ikisi yanyigishije agahatana karwana bikanga yagerageje yego ako kanavuze nanjye kanangagendera buri isi buri uzahatana nuko mani nitugacika intege zarwana maze ariginera kuno ijambo rivuga ngo iyo urugamba rumeze nkaho rukomeye rero rugiye kurangira kanamye mukiyo gucika intege mu buzima no never give up okay hanyuma watubwiye ngo witwa Patrick niyo mazina yawe wenda yo nyakuri se cyangwa nayo nagatwiko oya niyo nabatijwe wabatijwe Patrick ndetse tavuga neza nshobora ngo kohereza amafaranga cyangwa akagira umuntu uza kubana arakunda amazina yawe nabamenye ubonye harimo Patrick mu mazina yanjye nimero naguhaye ntago waba watandukiriye rwose nyine kuki udashaka kuvuga izina ribanza ari abantu ndi wa karindwi nta kibazo urushaka Nyandwi witwa ndi wa karindwi Patrick ushaka ariko no kuba 10 ukitwa amacumi ubwo nyine ndikubwira ukuri okay it's okay hanyuma hari abantu b'abateka mitwe bajya babeshya ko bakoreye ibyicaro runaka nka MTN cyangwa Tigo cyangwa ibiki akaguhamagara baguteka imitwe nta muntu wo uragufata wapi gusa nsiko biba babarezi baranzoze ko yamwe mugiye biri kubamagara niyo bakubonyemo umushyirisi kandi urakiri neza ugasanga umuntu araguhamagaye ati ngo ndi umukozi wa MTN arikoresha Airtel hari umuntu wabingoze ejo wenda mubaza none se kuri MTN musigaye muri abakene mwagiye gutira namwe Airtel amayinite nanjye ndanamubaje nase ngera namubaje kuva ryari MTN ihamagara nyine ikoresheje Airtel bira bisambo ko romba bitije umushinga neza se okay reka ngo baze ikindi kibazo rata urabona twese hano muri ino si buri muntu abari gushaka ikintu cyamuteza imbere man ikintu cyose cyakugirira umumaro mu buzima buri muntu wese bagiharanira yego abajene benshi dufite gahunda zo gukora ariko hakaba na babandi twakita nk'abasonga rero nyine bo batavuga uti kujya mu kazi kwihiringa wapi yenze ndashaka gukira bushye ndashaka wenda bitanguye mu nzira za bugufi abo bantu bababwira nyine iki wabagiye nama abajene benshi usanga bigeze ngo nabasane yesu ngo nabasane abandi ngo nabastari abandi ugasanga nyine barimo barakora ituza tigiti inoti ikintu mbese byose ngiye nabikozeho mbese gukora nibyo bya mbere ibindi bikaza nyuma icyo nababwira hanyuma nabonye mu Rwanda ngiye hari ibintu byaje nabikunze nabonye ngo hari imodoka yaje iri gukora amasuku mu Rwanda uri kumva yes hanyuma ngiye numva ari byiza gutera imbere rwose fresh ariko kuri side nibashije ubura niba imodoka yaje kabiri gukora umuhanda iri gukora nk'aho abantu wenda nk'ijana cyangwa 200 ari imodoka imwe hakaba hari akazi bari bafite ako kazi kakaba kari gafitwe n'abo bantu nk'ijana kabatunze buri munsi ariko kabagaburira bari ababyeyi benshi bakora baba bafite n'abana bari kwishyurira ku ishuri amashuri abandi bari guhuza bakora n'akazi ubwo nari ndi kwibaza
reka twishimire iterambere ryacu ahubwo noneho nibaze ngo abamama cyangwa ababyeyi cyangwa se abandi bantu bose bakora isuku mu muhanda birabagendekera gute urabyumva gute mbonye ukuntu rero mbyumva buriya ndatekereza nyine ari nka poroje cyangwa se nimba nabyita nk'umushinga nyine leta yicaye ikagira iki kigaho ndakeka icya mbere cyo ku ruhande rumwe ni rwiza kubera ko nabonye umuhanda uza uburyo wari clean uzaba cleanest yego cyo ni icya mbere bityo igihugu cyacu gikomeze gushayininga handi nyine ndatekereza buriya hari igihe ku rundi ruhande reka twimagine ko abo bantu nabo babatekereje wari ukundi kuntu babatekereje okay ibyo biboro twagiye tunabyiga mu entrepreneurship ya hanyuma ndarinde kwibaza nkakora mu buzima busanzwe twese bana usanga nk'umuntu avuga uti ngiye uko byagenda kose nkeneye umukunzi wanatubwiye kuri singo kandi buranga urukundo hari ikintu rufasha mu buzima nubwo wenda urukundo rurababaza ariko rukanashimisha yego kandi ugasanga abantu benshi muri ino minsi ntabwo bari kwizera ibintu bigendanye n'iki n'urukundo true love ntabwo bari kwizera urukundo rw'ikigero rusigaye rwirebera nyashi urundi rukareba ikofi urikumva so ku bantu wenda bari gukundana muri ino minsi cyangwa se n'ushaka kwikundanira biri seriye wamugiriye inama uramushishikariza ko yabijyamo cyangwa se yavuga uti byarahindutse bireke ikintu namubwira kambicishe mu gapoem ngiye nkuko maje kubibona sibyo wa musore uyu musore ndiguha amasomo atari nka ya masomo twahoze dusoma samutayimu tuyasoma ubundi iyi si sinzi uwayisisi musore nasanze yitwa isi bamaso rero musore sha abasisita barasamye sisitemu ngo nta gusama uramenya utaba umwasama nkahita nkwita cyasama ibaze kwitwa cyasama wo muri iyi sama basisita barasamye basamye kurusha umukasi baramoka kurusha amakasi bamaso rero umusore nubwo bazavuga ngo ni nako gisa mbese muri make nibashishoze yego icyo nabwira abaniga bagenzi banjye abakobwa urababwira iki mbo abakobwa ho ntacyo abakobwa ntacyo kubabwira abakobwa ni amafaranga ntacyo abakobwa muri kumva n'iki ni amafaranga nyine yari arimo kugira inama abatega bagira ati bashushe kambwire n'abakobwa ariko weho ntabwo urimo kubera iki se nari munanyiciramo nyine hari ibintu biharaje ariko weho ntabwo urimo kubera yuko wenda ashobora kuba n'abarimo wabimenye utese ntawamenye byanga binoga nyine impamvu nyine wenda iyo mpamvu ngiye kuvuga we nyine nasanze nuko ari muri entertainment muri showbiz byo bigezweho reka twikomereze asinyishaka uwambaye akamini what does it mean ako kamini duhura wambaye akamini nk'ukubita bombe na mini iyo mini ituma tubaha mani tudatunze nka ya Sadio Mane ubu mu rugo tuvuga turi bane Minani ndetse na Yani Aroni ndetse na Mane buri muntu yinjizaga bine tukabura ibiceri 400 ngo byibuze tugura isabune nitukisiga na samuna kubera iyo ngutiya ya mini ni nkufata wambaye akamini sha kubera iyo ngutiya ya mini hatanga wo mu gitanga umuhungu wa niyitanga hamwe bacuruza imita bakunda no kwitanga aho abandi batitanga yari yifitiye imitungo ndetse atunzemo n'amatungo ubu yaturokeye ikibungo ubu hirirwa ari kubunga ndetse bamuteruye kabunga igiyo ngiyi ikibungo ntagira ikiyungo kubera iyo ngutiya ya mini ni nkufata wambaye akamini bro abasore duhora duca inshuro ngo turebe ko twabona ibiceri tugakuraho n'ay'umuceri abakobwa badafite umuco ngo ibiceri duciriye inshuro byose bagomba kubicaho ngo hanyuma ubundi bagacaho ngo tukabura umuceri duca inshuro ngo congo zigaducikira ngo zigakecura zikavamo duci abakobwa shawu muri abacuri bro ubu ngewe mpora ndi gucaya icumbi ndyishuraga 10 iyi ni inshuro ya 10 nishura nyiri icumbi shahari kunshaka ngo muhereze kitwa ibiceri nta nagaceri k'icumi nyiraceri yayaciyeho sha arangije nawe ahita acaho ubu kwa mucoma sinahaca ni ngewe gicucumu gace abakobwa shawu muri abacuri sha uretse kuba ameze nk'injiji na nubu ndacyari mu rujijo Janete nawe anyita George ngo ndi umujene utagira ijana icyama nkazibonera ijuru hari uwo muzarira ubukaro musange yarariye kare abakobwa namwe abakaza bakubita kuma ku kaboko ubundi akaboko gakonyore mubura uko mufata gakoni mubura uko mufata nagakwi igihe muri mu gikoni mudutegeka kubagurira kare ngo dati kare ni y'urukundo kumbishaho nugudukura abakobwa shaho muri abacu oh my god abakobwa batuzengereje ngo hari uwo muzarira uduceri
none no kuvuga ngo uwo ngo ni DJ Yan ngo ubu ngubu wabaye igicucu ngo nawe gisha no kwa mucoma nyine hari abantu biharaje nyine baba sister kujya nyine bambara mini bakayambara atari uko bari muri showbiz atari mbese papa sibo bafite ari ukugusha abahungu none se kuvuga ngo muri show batari ko bari muri showbiz baba bambaye tumini oya byo bigezweho kubera yuko urumva nyine nimba indirimbo wenda reka tuvuga urugero nimba indirimbo ari igishegu ntabwo uzambara akabashengure muri iyo cyo gishegu umva mubwire rata mungu wanjye hari ukuntu bavuga ngo Nyabarongo yica uwizaniye uri kumva ngewe bundi ku bintu byo kwambara mini n'abakobwa nge nta kibazo mbigiraho tu nyine reka nkubwire uri kumva niba umukobwa yiyambariye mini nta kibazo ambara neza ngiye nkunda n'abakobwa bambara neza kabisa uri kumva rero ntukajye kubreminga umukobwa ngo ari kukugusha niba udashaka kugusha wimureba harimo n'ababyambara benshi mu mandi batagambiriye kugusha abahungu nyine nanjye niyo mpamvu ariko nanone wa mugani umugabo nawe yakubise oh my god nyine uko biragorana akomana ingasire rwango hari ababyambara nyine tagitari ukurimba bisanzwe yari ukurimba bisanzwe aba rero risawa kabisa abo navuze njyewe nabo ngabo babaje kudukarangira nyine kubwiyo gahunda babaje nyine kudukarangira for example bavuga gukaranga gake harabo numva ngo akanyobwa bari bakagukarangira oya una mukobwa araguhagurukira oya shara amagambo uvuga ko nabonye ugira ibintu by'imitomo njye navuga ngo turi inshuti nyine hari ababyambara kubwo kurimba ariko hari n'ababyambara nyine papa sari igize iki ariyo ngiyo ntabwo ambwira nyine ngo n'indangamirwa nese indangamirwa zibisisi hari ibindi byazakwambara se nese papa sini ubu nakuntu uragura indangamirwa oya ngewe ndo wa Yesu ukiriye ngo nese bura umuntu ugura indangamirwa bari uwande mbo ibyo nibye gusa ngewe nzi ko ari undi wa Yesu kubera ko nabijyamo n'abatabijyamo nabi Imana mbese reka ibyo bintu tube tubiritse by'indangamirwa maze ndo nababesha ngagira ikintu nyine abakunzi bawe ubabwire nabo bagusanga ariko ntabwo nakwibagirwa kubaha akamo mukangemwa hari abantu mwigirira umutima mwiza disi 0796622340 na 0772908280 imbuga zose nase wazivuze ugahura amazina 0792908280 iyo ni tsapu ako saka basirimu kuvuga tsafu akomaze kuba umusirimu nawe bigenda nzarika ndi mu mugi ntabwo ngomba kuba umugirigiri ndi mu mugi kumaze gusiga 0796340670 momo imbuga zose ni boyfriend Patrick okay abarabyumva baraza no kubikurikiza biragenda kuri YouTube channel yawe kandi boyfriend TV Rwanda ndetse ni baba studio